ngo barabwirije Yinjiye mu rusengero azi ko agiye yinjiye mu rusengero azi ko agiye gufatisha Yesu. umukobwa none umukobwa kumbe yamutumiye kuri misiyo y'Imana nyine abantu ngo barabwirije yumva neza bari kumanuka ubuzima bwe turishima abantu bazi ko gospel ari boring hood nyine ari boring move ariko muri gospel umuntu uzi ko gospel boring ubwo ntarajya mu rusengero ngo asirimbe yumva umunezero urimo mu gusirimba n'agasimba ni sawa ni ukuvuga ngo utaragera mu rusengero ntumve igisirimbo kuri kiryoha ubwo na boate ntayo bigeze ujyaho ubundi ngo utajya ibwama beshywa byinshi ni ukuvuga ngo mu rusengero bashyizemo igisirimba abantu bose baranezerwa mu rusengero niho tunezererwa bakagira ngo mu rusengero ni ahantu ho muhamahame ngo turicara ngo tugatura byamugezeho mukunda nawe urumva ko nawe byakugeraho niba umuntu ukunda wari ukurikira abonye ko afite umuntu agomba gukurikira kurikira uwo muntu yakurikiye gukurikira Yesu urumva yabete all the people who followed me followed Jesus Christ abantu bose mwankurikiraga amabiliyoni y'abantu mukurikire Yesu tu kubera ko niwe nzira n'ukuri n'Imana ibintu byaranesheje kandi no kuvizana memosiyo cyane ariko byaranyine nabonye statement yakoze n'abantu yarahagaze imbere ku rubanganaga ariko ati bantu mwese mwankurikiye ntaba ari nge mukurikire Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo Yesu ni wa buri umwe Yesu ntago ari uw'ishyaka rya politike Yesu ntago ari uw'alebi y'umuziki Yesu ni abantu bose nyine bashobora kugirana ubusabane na Yesu Kristo abagore ku ngufu bafashe umugore ku ngufu mu kabari ko muri Espagne ibyo byamugejeje kure bimutera ubukene bimutera iki urumva na depression nyine amererwa nabi cyane kandi baramufunze bamukubise igihano kubera ko icyaha cyaramuhamaga baramufunze urumva yabago cyane kanaka yabivuyemo ariko hari n'abari kubijyamo bro wake up Shalom Yesu nashimwe nizere ko mukomeye nizere ko muri amahoro nizere ko umwami Yesu akibarinze kandi icyo tubifuriza iyi ni Salvation Road yewe nitwa Olivier Deva ndumamya wa Yesu Kristo wabambwe Yesu Kristo wapfuye Yesu Kristo wazutse Yesu Kristo w'inzira n'ukuri n'ubugingo Yesu Kristo umwami w'abami Yesu Kristo umutware utwara abatware niwe tuhamya niwe turamye twamabaza ubuzima bwacu bwose twagarutse rero tubasuhuza kandi twishimiye kongera kubana namwe ari kumwe na mugenzi wanjye niyo nkuru Frank umeze neza cyane everything's alright I'm okay I'm good mujye muri comment mwandikemo ngo Yesu ni umwami wahindura ubuzima bwawe wahindura amateka wahindura situation urimo wakurwanirira kandi wakuneshereza yatsinze urupfu nawe yagutsindishiriza yarazutse ni muzima ikiburyo bw'Imana isumba byose nk'umutambyi mukuru udusabira udukunda kandi witeguye kutwakira uko turi nga duhindure uko ari Frank umeze neza beze fresh ndashima Imana Imana iracyaturize amen hamwe n'abadukurikiye ndibaza ko bameze neza cyane so rero mukomeze mudukunde kandi turabashimira urukundo rwanyu kandi mukomeze mukunde Yesu musome Bibiliya mujye mu rusengero muterane mukunde Imana tu biravuga ngo dushaka ubwami bw'Imana bigishoboka kuko aracyateza amaboko ngo hari igihe bizifunga bitaragorana ushaka wamusanga kandi arahari kandi ijambo rikavuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bagira gute bazakubona rero abamushakana umwete ntabwo muzabura kumubona umushake nubwo bigoye nubwo biruhije kumushaka nta kundi no kugenda wanga ikibi byo yanga iyo ugenda ubyanga niko gushaka Imana kubera ko buri Imana ntituyishaka nitwe ishaka kubera ko nitwe twazimiye siyo so kugenda wanga ibi kugenda uvuga hoya kuby'Imana yanga ukavuga hoya kuby'Imana idakunda uko nguko nyine nibwo uri gucira inzira Imana kugira ngo ize mu buzima ngo bumeze nk'umuntu uri gutegura umuhanda kugira ngo nyine niba witeguye kubona imodoka ugomba kubanza gushaka naho izanyura ukazamenya no kuzayitwara umuntu utwara imodoka adafite icyemezo Imana imodoka nta byangombwa niyiguha uzajya iporomora ariko nabonye hari abantu benshi bazigura bakabona ibyangombwa nyuma sinzi ubwo uko basigaye babigenza wenda basanga ari maji ibintu byarahindutse yaraje ngo nzabanza mbone imodoka perimi nzayishaka yube so rero turabakangurira gukurikira Kristo gukunda Kristo kwizera Kristo kugendera mu nzira ze kumwikomezaho ni inshuti idahemuka ntahinduka ntabeshya ntiyivuguruza kandi isezerano rye ni ukuri yavuze ngo nzabana nawe arabikora turabakangurira rero abareba ikiganiro n'abazakireba mukunde Yesu kandi musharinge musubscribinge mulayikinge
niba ufite inyunganizi uyishyireho, niba ufite icyo ari cyo cyose utubwire kugira ngo dukomeze kubaka ubwami bw'Imana, ko niyo mpamvu turanga. Piano bumeze neza cyane ko wamajije ko meza, ahubwo wowe umeze uti ahubwo ubwo ngiye kutari wambajije bite. Ntabwo uzi kunyara bari kumva uri mu mavuta agataro ngo uzi ibibazo umuntu wese yatawe ngiye kutambajije. Jowe ntabwo ukizisha, warambutse waragiye. Ese ko mbyuka asanga bambaza uko meze, bakubaza uko meze na mbere yuko ubyuka baze usinziriye. So rero muri ino minsi turimo turaganira ku bintu bijyanye n'imyidagaduro muri gospel, kubera ko muri gospel naho turidagadura, turanezerwa, turishima. Abantu bazi ko gospel ari boring hood, nyine ari boring move, ariko muri gospel agari ko gospel boring ubwo ntarajya mu rusengero ngo asirimbe yumva umunezero urimo mu gusirimba. Ntago nagasirimba ni sawa. Ni ukuvuga ngo utaragera mu rusengero ntumve igisirimbo kuri kiryoha, ubwo na boate ntayo bigeze ujya. Ubundi ngo utajya ibwama beshywa byinshi. Ni ukuvuga ngo mu rusengero bashizemo igisirimba abantu bose baranezerwa. Mu rusengero niho tunezererwa. Bakagira ngo mu rusengero ni ahantu ho muhamahame ngo turicara ngo tugatura, no twumva ijambo no harimo n'umunezero, habamo kuramya no guhimbaza Imana, gusabana n'Imana, turabyina, baracuranga tukiterera hejuru, tuba turi gusimbuka twinaga, dufite umunezero kandi uriya munezero mu rusengero. Ariko ubundi ntago usanzwe, ariko muri soba nta kindi kintu. Arumugeze gutubwira ngo ubundi ngo yaje mu rusengero ari ubwa mbere, wabona abantu basirimba, aravuga ngo asa abantu barasaze mu rusengero, bamusigaye mufite babanyoye, ntago ari ukunywa, bano umunezero ubu basindishije. Ni Yesu utanga wenyine, nta handi hantu biriya bintu ushobora kubibona. Ntago wanywa byeri ngo ubone umunezero ungana kuriya, ntago bibaho. Byeri ziba ziri kukunywa nazo. So rero muri Kristo hari umunezero, hari amahoro, hari ibyishimo. Namwe turabakangurira ngo muze mwese abarushye n'abarebera, niko Yesu yavuze, muze mu musange namwe arabaruhura abagirire neza. Reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, turi kuganira ari aba celebrities benshi cyangwa se abantu b'ibyamamare batandukanye bamaze bagenda bakira Kristo, ariko wenda izo nkuru hari igihe zitaba trend cyane bitewe n'aho isi irimo iragana cyangwa se n'abanyiri bitangazamakuru ibyo bavuga. Ari twebwe kubera ko turi abahamya ba Yesu Kristo, tuba tugomba kunyuzamo tukabikubwira kugira ngo umenye ngo wa musitari nakundaga burya yahinduye uruhande, yarakijijwe, birimo biraba. Niba umuntu ukunda wari ukurikiye abonye ko afite umuntu agomba gukurikira, kurikira uwo muntu yakurikiye nawe, kandi uwo ni Kristo, niwe tubakangurira gukurikira. Uyu munsi rero turaganira ku ba celebrity, turagenda tuvuga bake bake. Nawe ushobora kujya muri comment ukavuga ati nakanaka wajya yarakijijwe, nakanaka yarakijijwe, genda uture kubera ko tuba turimo turasharinga amakuru tu. Kuko icyo gihe riba wowe ushobora kumubona uko yambaye ugashaka kubyigana, ureka twinigane no yakurikiye turebe. Niba yarambara gukambara nkawe, kurikira n'ibyo yakurikiye. Ari kujyamo nawe igihe ukizwe kuko nawe. Ubu muheza nguni ngo uzakurikiza mu imyenda gusa, reka tumukurikire muri byose turebe. Niba yarabonye ko imyenda bidahagije akavuga ati Yesu ndamushaka, urinde wo kutamukurikira nawe. So rero Frank, duhere kuri ndese. Rero njyewe hari umuntu bura wantunguye witwa Kenya West. Kenya West yarantunguye kuko bura twajyaga tumwumva muri story ngo za Illuminati, ngo zaki, urumva story ibintu busoma nyine kuri ku ma social media bamuvuga story nyinshi, urumva n'ukuntu yari icyamamare kirimba hip hop, urumva. Mu nyuma nkajya kumva ngo yakijwe, yabanje gusohora album yitwa ngo Jesus is a King. Ati birakomeye. Ngo rero ikigaragaza yuko wa muntu tuba dufata nk'ikitegererezo, tuba tuvuga turi amahoro, ziranzira tubaramo nka za Illuminati, abashobora gukizwa. Wa muntu yaranunguye cyane, Kenya West kabisa. Naravuze ati kweri isigaye yitwaye Imana ifite ibikorwa byinshi yakora mu bantu bayo. So urumva rero niba umuntu nk'ubwo ashobora gukizwa, why not twebwe tutakizwa? Natwe dugire gufata ibyemezo, tubyibuke neza. Ni umukire, afite amafaranga, urumva ayo mafaranga yose yarayirengagiza, ariko yabonye ko Yesu wenyine niwe ufite icyo avuze ku buzima bwiwe kurusha ayo mafaranga. Yesu yaravuze ngo byakumarira iki gutunga iby'isi byose nubura ubugingo bwawe
byakumarira iki ubwo se yigisha ibintu byo kwizera no kuririmba ibintu byo kwizera Imana so urumva rero niwe muntu wantunguye kabisa undi muntu muri 2023 irimo irangira ndibuka nibwo nanjye nari ndimo nkizwa cyane ndimo ngenda negera Kristo nyine yangiye kubona umuntu mu kipe bita Dianke yakijwe Dianke uramuzi uri za Despacito za ndamuzi nagiye kubona mbona ndi gustrone kuri social media mbona ngo Dianke ngo Despacito stango he received Christ iyo nkuru nagiye kwisoma ndimo ndirukanka ureko mbona ngo Dianke yari agiye kureka umuziki kubera ama depression n'ibiki byose nyine nagiye gukwitinga umuziki ariko yari muri concert kambigusomera gatoya ubundi bamwita ngo Ramon Luis Ayala Rodriguez ni ntabisoma neza mumenye ko iki cyatari ururimi rwanjye ntago ndi umuratino urumva so rero ngo nyine ukuntu yakijijwe ndimo ndeba amagambo yavuze kanyagusome yaravuze ngo murakoze cyane Ayala yaravuze ngo ikira yaravuze ngo ndabashimira cyane abana muri Puerto Rico kandi nizeye yuko muzagendana nanjye muri urugendo rushya ntangiye nizeye ko hari ikintu gishyashya nyine ndi nk'imbuto mbibye muri mwebwe ntimugire undi muntu mukurikira do not follow any man I am a human niko koga ati ntimunkurikire ngewe ndi umuntu nyine ntaba ari nge mukurikira abantu bose bakwiriye gukurikira Yesu urumva yabete all the people who followed me follow Jesus Christ abantu bose mwankurikiraga amabiliyoni y'abantu mukurikire Yesu tu kubera ko niwe nzira n'ukuri n'Imana ibintu byaranesheje kandi no kuvizana memosiyo cyane ariko byarani nyine nabonye statement yakoze n'abantu yarahagaze imbere ku rubanganaga ariko ati bantu mwese mwankurikiye ntaba ari nge mukurikire Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo urumva abwira ngo Yesu arabakunda kandi Yesu araje vuba bino bintu wagira ngo mbisomye bwa mbere bifite amavuta nanjye nabwira ati ubu ngubu none umuntu wese wari uzi Dianke urumva agomba kuvuga ngo agomba kumenya Dianke mushya muri Kristo uri kumva uyu munsi nitwa Raymond Ayala uri kumva inkuru yanjye nyine y'ibyo nabagamo kera rangiye tu inkuru ya kera rangiye inkuru nshyashya iratangiye uri kumva abango ibikoresho byose nakoreshaga ubutunzi bwanjye umuziki wanjye imbuga zanjye nkoranyambaga microphone ibintu byose mfite Yesu yampaye ubu ngubu byose n'ibyo bwami bw'Imana kiganiro ndumva twakire ubutumwa burahagije bwoyene ubwo niba umuntu utafite icyabuza afite amafaranga afite abafana afite igikundiro ubwo uruvuga ngo niba yakiriye Yesu twebwe turi bande no kutamwakira Dianke yari afite indirimbo zifite billions z'aba viewers kuri YouTube ari umustar ari America Latine yose bamufataga nk'ibindi bintu biteye ubwoba ariko aravuga ati ibintu byose mfite byose ngiye kubiha Kristo kandi ntimunkurikire mukurikire Kristo kubera ko hari abantu bino minsi bashaka abantu bakurikira arabwira ati oya yabaye nka Yohana umubatiza yabwiye ati mukurikire uriya man komeza uvuge ndumva amarangamutima no story yaranshimishije kabisa ibintu byo gukizwa ni byiza cyane so urumva nanjye ari n'undi nawe Justin Bieber nabonye yari kujya ku murongo wo gukizwa naho byaranejeje urumva ni muri wa pop star urumva ariko kabisa ubona ko Imana yamukoresheje nayo bikomeye bitewe n'ibintu yagiye acamo byinshi birebire ubona yuko byamukubiye kuwiteka nawe yabonye ko iby'isi n'ubundi ni ibintu bishira mu kanya gato nigeze kubona ifoto yiwe nkabona ukuntu yashaje Justin Bieber nabonaga afite imyaka 16 15 nkabona noneho asigaye asa nk'umuntu ufite imyaka 50 byagenze gute urumva ariko muri Yesu aba yiteze kukwakira igihe cyose ari andi magambo Dianke yavuze urumva yakiriye Kristo muri 2023 mu kwa 12 nibwo yakiriye Kristo yongera avuga ngo yari kuvuga nyine urabona hari ukuntu umuntu aba yumva ari vide muri we kumva mu mutima ugashyiramo inzoga wapi ugashyiramo abagore wapi ugashyiramo drugs wapi ugashyiramo amafaranga wapi yarababwiye ati rero icyuho cyari kiri muri nge uri kumva ngo nta kindi kintu kizeye cy'icyuzuzo uretse Yesu wenyine sinzi icyuho kiri mu mutima wawe ariko Yesu yacyuza arongera avuga ngo namenye yuko ntafite Yesu nyine ntacyo ndicyo rero ngo ntago ntewe isoni no kubwira isi yose yuko Yesu Kristo atuye muri njyewe kandi nzaberaho Kristo haleluya bro ari statement mukavuga ati cyakoze nyine so kandi yarakomeje nyuma umugore we yaranamwanze bakora divorce
ubu muri umwaka ushize ndumva muri murangira yamaze gusohora album ya gospel yakomeje nyine gukurikira inzira z'Imana kandi nyine turasaba ngo Imana ikomeze imufashe tu. So rero nawe ni warakundaga Daddy Yankee warakunze Despacito n'izindi ndirimbo nyinshi yagiye akora menya ko yakurikiye Kristo nawe ukurikiye Kristo kubera ko niwe nzira no kuri n'ubugingo. Frank undi ninde turimo twihuta? Hari undi muntu w'umukinnyi wakiniye za Barcelona yakinira za PSG yakinira Juventus bita Dani Alves buriya rero ikintu babanje kumurega ko yafataga abagore ku ngufu bafashe umugore ku ngufu mu kabari ko muri Espagne. Ibyo byamugejeje kure bimutera ubukene bimutera iki urumva na depression nyine amererwa nabi cyane kandi baranamufunze bamukubise igihano kubera ko icyaha cyaramuhamaga baramufunze urumva nyuma yaho rero nibwo yaje kuvuga ati ubuzima ndaburambiwe reka nkizwe none nakira umwami ubu yarasigaye ari umuvuga butumwa asigaye imbere akabwiriza inzira z'Imana nuwanga kuza kuneza uzabanza uce mu bibazo kugira ngo uce Madrid barangwara akantu ngo ari Imana yikubita tutugeragezo kugira ngo iyo twanze gusubiza amaso inyuma ngo iguha bya bizami kugira ngo ubanze usubira inyuma buke noneho nimaze kukumutsa neza imaze kugugerageza ukavuga ati kabisa ndakwemeje uzaza wayamanitse itarinze kwirushya oya twumuri abatanga bamya muri yicaranya burangwa Imana yagushatse ngo mu minota 2 yakuzana ariko irabanza ikakureka ikaguha kwidagadura ni nuko iduha guhitama ariko ibishaka ikakwihorera bavuga ati se devo wahisemo neza ikakwihorera ariko buriya ngo yigushaka direct ikoresha fata urugero rwa Sauli yagaramye yakubise ishu hasi ndabereka na amasegonda atari kandi no umustar yakine za PSG na Juventus na Barcelona na za Sevilla urumva no umustar urumva rero Imana nawe yamukoresha hari undi bita bamwita kak dizana za ngwita nari kak Cameroon ono we story we yarantanga nyine bavuga ukuntu we ngo yari umuatheist nyine ntago wemeraga n'ibintu by'Imana kandi akiri n'umupeti muto ariko yari kuvuga ndi kureba ubuhamya bw'ejo ngira ngo ari kuvuga ukuntu ngo yagiye gusenga kurikiye umukobwa nyine yakunze umukobwa nyine bamba abakobwa beza mukizwe uburanga bwanyu buzana abantu kuri Kristo bambwe yabonye umukobwa namukunda amukunze umwana yari akijijwe aranje amutumira mu rusengero bro ntago yarusohotsemo kiri wawundi ngo barabwirije mu rusengero aziko agiye gufatisha umukobwa none umukobwa kumbe yamutumiye kuri mission y'Imana nyine abantu ngo barabwirije yumva neza bari kumanuka ubuzima bwe kuva icyo gyarekijwe n'umuvuga butumwe yerwa atanga ubuhamya yerwa bwirije muzo umukobwa baje kubana bazi iyo stero nzayishaka ubutanzaye babwira tugomba kwishaka kabisa tukababwira iherezo ry'ubukaka inzira z'Imana zitangaje umujamaji yavuga ati uyu mwana ubwo ntumyereka ngeyo nishushanye n'amasaha 2 se yananirana kumbe Yesu ari kuvuga ati uraza gufatira Cameroon we uraje ntago uri buharenga yango yagezeyo babwije aravuga ati yahise yakira Kristo kuva icyo gihe nyine kugeza n'uyu munsi amaze no gukura ni umukinnyi wa filime ni umuproducer nyine aba muri iyo industry ya filime tu so rero inzira z'Imana zo iyo story yaransekeje nantangaza ariko nyine nanameze bivuze ngo niba umuntu arimo arakwiruka inyuma ukijijwe mubwire ati uzaze tu ushobora kuba udashoboye kumubwiriza ariko muwe mutumira igihe azaza usanga umwuka bera yateguye abana ntago azaharenga tu so rero nivyo ngibyo undi ninde Frank so ari n'abakinyi buriya bakunda Imana nabo ngo bita Arsene Becker we yigeze no wasigaye n'abatiza yabaye pasiteri ari n'aba Firmino buriya na Bukayo Saka ni umuntu ukunda Imana kuzamurebe niyo celebrate igitego ariko ndi kumva story za Firmino ukuntu ngo yakijijwe Firmino ngo Imana ngo niyo yamuganije nyine ngo yari amaze kuba umusinzi cyane nyine n'ama depression shana ndi kubona story ukuntu Imana yamuganije urabizi ko Firmino se yabatijwe na Arsene Becker oh yes bora Firmino yabatijwe na Arsene Becker ako numvishe na ntuze ejo bundi uriya mukinnyi ukina muri Barca niwe twari ari Wojo Simba Arojo numvishe nawe yaradeprimye ngo yasubiye ngo yagiye Yerusalemu ngo ajya kugenda ahantu hose Yesu yagiye aca za Nazareti ya Gigorgota nyine yongera gusubira nyine mu kwizera ngo yavuye yabaye umuntu mushyashya kabisa so harabakina bari si James bose David Luiz nawe yarakivuye yahoraga navuga n'iby'ijambo ry'Imana we hari no mu bandi ari umugabo bita Denzel Washington uramuzi muzee wakazi Denzel Washington numva buriya yagiye aba mu bintu
yakuriye mu idini kuva na kera nyine yavugaga nk'umuntu w'umwemeramana ariko mu minsi ishize nibwo yabatijwe naravuze ati nge nifuza ko isi izanyibuka nk'umugabo wubahaga Imana wibuka wifuza yuko nyine amateka azakuvuga gute wabona nifuza ko amateka azamvuga nyine nk'umugabo wubahaga Imana a man of faith so ubu ni Denzel Washington kandi nekiza ko filime ze sinzi ko ari umuntu utazizi warebye filime nta muntu utazizi Denzel umuntu utamuzi kira kudakunda filime rero urumva Denzel ari mu bantu nyine bacishijwe biri serie ugenda avuga n'ibintu bijyanye n'Imana tu no mu Rwanda ariko abantu bagiye bakizwa bana nka Meddy nawe umva ubona ko ari umuntu watangiye bura Meddy yatangira mu rusengero nawe nyuma bivamo aza kuri indirimbo za Sekira mu nyuma aza kuvuga ati nono igihe kirageze niyegurira iteka neza ngomba gusubira mu rugo ko numvishe muri Rwanda shima Imana urumva nyina Poso Gitwaza niwe wabwirijeyo harimo avuga ati rwose ndagushimira ati twakuriye ari mu rusengero wawe ariko nyine tuza kubivamo ariko inyigisho mwatwigishaga nyine niyo mpamvu uyu munsi twongeye tukagaruka nyine urumva yarimo bivuga nyine muri Rwanda shima Imana ari mu bantu baperforminze nyine so urumva Meddy nawe nabonye n'ubuhamya bwe Meddy muzi muri Rwanda for Jesus Rwanda for Jesus babaga muri worship team ariko ubwo nyine ashobora kuba wenda yarabaye no muri zose babaga Kicukiro se bashobora kuba nyine ariko hakunda ubwo zara ashaka kuba barapita pisego iyo mu rusengero ugenda upita nta wamenye umuntu abagenda akurikirana areba ukuntu uko bihagaze ugira ngo mu Rwanda ho ntago ari benshi cyane mu Rwanda byasaba gutekereza cyane byasaba niba ari abo muzi mubatubwire kubera ko ntago twamenye ibintu byose urumva ugende mwatubwira kugira ngo tugende dusharinga ayo makuru ariko urumva nk'abo ngabo ibihamya by'uko nyine nawe uzuvuga ati uyu muntu kanaka ndamuzi bakiriye Kristo barakijijwe kandi bakomeza kuko hari nk'abo tuzi bagiye babyakira umunsi umwe y'abantu mu gitondo bagahita babivamo nyine tu ariko hari n'abandi bagiye bakorera mu churches bagiye bakorera mu muryango isenga ariko turumva abantu bo gukizwa bo barahari benshi ariko na Stephen Curry bajya bavuga yuko ari umukristo tu Stephen Curry ntago ndabibona neza no nyine ndashaka kuzabera ariko na Stephen Curry bavuga ko yuko nyine Snoop se ko bajya bavuga ko ari umukisigaye yarakijijwe ko na Snoop yarakijijwe ariko ntago ndabimera asohoye na album rega hari igihe utarabashuvuga ariko bati ntawamenya kugira ngo umuntu ajye kugera kuri level yo guhamya Kristo nyine ntago ari undi mutipa ahubwo ejo bundi man bamwita ngo icyo muri bya Grammy Awards y'abantu tipe yavuze Yesu abantu bose imitwe irabarya kabisa urumva bamwita Jelly ho Jelly noni Jelly biki izina rye ntago ndi kuryibuka neza ariko ihangane gato mbirebe okay ariko buriya gukizwa abanza biryoha cyane ko niyo ubonye umuntu akijijwe ari umama ejo twatubo turavuga arambwira ngo ikintu kijya kintera ishyari kubona nyine ngo umuntu gukijijwe ngo nyine abayeho mu buzima bukijijwe ukabona nyine ahora yisengera ngo nyine ubona yishimye tu nibyo bintu bintera ishyari se kuki utabikora ngo nukuri Imana nanjye izamfate namwe ati ugomba kubigiramo uruhare nawe ukagenda ukayegera iyo Mana uko yabafashe nawe niko yagufata nawe ukajya muri ubwo buzima shanga ubu ntera ishyari pe ubu nyine bategereje ngo Imana izamufate ari igihe Satani azamufata so reka dusoreze kuri ino story ya Jerry Rory nyine urumva yari muri Grammy Awards ejo nyine sinzi niba iyo video utarebonye nyine tu urumva hariya ntago nyine ibintu ntago Yesu nyine aba yahawe ikaze cyane hakuribuka muri Nuza nohe mu gihe muri Amerika ngo bizi kuvuga bamagana ni muri California ngo mujyi warahiye kabisa ewana uratokombera warahiye kabisa ati izina ry'Imana ntago ryo kumenyerwa yari umu drug dealer ariko ari n'umuhanzi nyine ari umuraperi n'ibicyo mu bintu bya music ariko nyine biraho noneho nyuma niba baramukata imyaka 13 iyo story nzabanza nyirebe ariko ndashaka kubanza gusomera speech nyine yavuze muri Grammy yaravuze ngo mbere na mbere ndashima Yesu
ndakumva yego ndakumva mwami ubundi iyo video wese ndazi kuyikwereka n'utarayibonye yari ameze nk'umuntu nyine kugira revelation tu bivuze ngo mbere na mbere ndashimira Yesu ngo yego ndakumva mwami ndakumva ntabwo nari guhindura ubuzima bwanjye iyo ntakugira tu murumva nari ndi muri gereza taribiye mu buzima bwanjye icyo gihe nyine ikintu nifite yari Bibiliya na radio urumva ndi mukumba nyine 6-8 bari 6-8 sinzi ukuntu twatwumva twagereza badupima uri kumva kandi ngo nizera yuko ibintu bibiri byo nizera ko ibintu bibiri byo byahindura ubuzima bwanjye abandi bati Yesu ni waburi umwe Yesu ntago ari uwishyaka rya politike Yesu ntago ari uwalebi y'umuziki Yesu ni abantu bose nyine bashobora kugirana ubusabane na Yesu Kristo turumva ranje nyine aravuga ngo yabayeho mu bihe by'umwijima bikomeye mu buzima bwe ariko ubu nyine arishimira yuko yacunguwe na Yesu rero niba abantu bashobora gushira amanga bakavugira Yesu ahantu nk'ariya nyine adahawe ikaze cyane nawe ushobora gushira amanga ukabwira abantu Yesu ko ari cyo yakoze mu buzima bwawe kubera ko buriya abantu bashobora kutumva Matayo na Luka na Mariko n'icyo ariko ukababwira ati njyewe Yesu yansanze aha nibo tuba turi kubona ubuhaye ubwo buhamya ari cyo buri bufashe baba kuko baravuga ati ba Mariko shaka ari ibintu biraho ngaho tutamenya hano byavuye n'ibintu banditse abantu biyandikiye twabikora ariko buriya iyo umuntu aje kagubuhamya umuzi biroroha cyane umunsi nta muntu wakuranya we Frank Gwenga ibi nibi bagati nge ndabizi ndizi uko nari imeze mbere yuko Yesu tumunyana maze kumenya nzi uko byagenze rero nta kindi kintu rero nawe ubuhamya bwawe niyo ntwaro ya mbere ufite nk'umukristo niba ubufite kuko hari n'abatabufite ariko niba ubufite ngwino ubusharinge niyo utaza hano ujye n'ahandi niba ukoresha Instagram niba ukoresha iki ubwira abantu uti ngewe Yesu yangiriye neza ntabwo wamenya ibyo bintu umuntu byafasha tu no gushira amanga bano bantu impamvu tubavuga nuko ibyabo byagiye kumugaragara ababicecekanya bakigaramira ushobora kujya mu ijuru ariko nyine ukagenda nk'umuntu utaragira ubwami bw'Imana kubera ko twaherewe bagakiza kugira ngo natwe tugasharinga abandi niba Yesu yarakugiriye neza hari aho yagukuye haguruka nawe ubwira abandi tubabwiye abantu bakeya jya muri comment nawe wandika abandi barahari benshi jya muri comment nawe ugenda ubandika kugira ngo nyine tukomeze dufashanye impamvu tubivuga ibi kugira ngo umenye yuko nturebe nyine bari amakuru menshi bari hanze nayabago cyane kanaka yabivuyemo ariko hari n'abari kubijyamo bro wake up hari n'abari kubijyamo nawe wabijyamo uyu munsi ukakira Kristo mwamurikiza ubuzima bwawe man tukazaba turi kumwe mu ijuru tugendera kuri ya mihanda y'izahabu turi kugendera kuri ziriya nyanja z'ibirahure ariko kiriya gitondo cy'umuzuko nawe ukazaba hari turimo dusereburana na Yesu arakarimba akavuga ngo tuzakora defile ngo tugeze mu ijuru ngo tunyuranyuranamo ngo Yesu azishima akaririmba avuga ati tuzaba turi kugakina tuvuga ati Yesu we nari kure y'Imana mu ngo ibyarahombye ariko ibintu wakoze ni ibintu byataye so Frank reka dusoze mwakoze kudukurikirana kandi Imana ikomeze ibahe umugisha mukomeze muradukurikirane cyane ku mbuga zacu ngo kudusangaho nizihe Salvation Road TV kuri YouTube kuri Instagram ni Salvation Road TV no kuri Facebook kuri TikTok hose ni Salvation Road so mudufollowing tukomeze tuganire kandi niba mufite n'ubuhamya mushaka kudusangiza mutwandikire ni karibu muhawe ikaze rwose mwibuke kujya muri comment mwandikemo ngo ndizera ko nimero ziba zira cyangwa twandikiye kuri social media cyangwa kuri social media wakwandikira Frank wanyandikira ntacyo bitwaye so icyo tugamije ni ukugira ngo mukunde Yesu mwakire umwe mu tubiza ubuzima bwanyu turasoreza kuri ryaje muri mu byahishwe rivuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga nukingura ndinjira mbane nawe ntiwite kubyo bano bahanzi cyangwa bano basitari tuba tuvuze ashobora kuba wenda uno tipe bita Jerry Roll yavuze ngo hari ahantu haragera cyafite intege nke ndacyakora amakosa ariko nturebe wenda ngo yakoze amakosa arize gutari ko yamaze gufata decision kandi mu rugendo bamo challenge nturebe challenge umuntu ari gucamo ngo uhite umujudge ngo uvuga ngo oya menya inzira yagiyemo nawe uyigemo ukurikire Kristo nkuko Dadianke yavuze ati ntimunkurikire mukurikire Yesu namwe turababwira ngo mukurikire Yesu rero Imana ibaho umugisha Imana ikomeze barinde mukore subscribe mulikinge musharinge na support mufite mu itangiga niba ushaka no kwamamaza uze wamamaza ibintu byiza niba ushaka no kutwambikuza n'imyenda tujye tuyicoka manga nta kibazo tuvuge ati kanaka wenda Frank
Frank designer niwe watwambitse none ushaka kuzajya utwambika tukaba turi gusa ukundi kuntu wabishatse uzaba wabishatse kandi urabona ko twanaberwa none yenda twayambara twayibererwamo nawe ukabona abantu twese tukamera neza so Imana ibahe umugisha turabakunda Yesu arabakunda harakabaho u Rwanda shalom murakoze